kanda subscribe ubundi dukomeze. Ni Claude nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure Show. Ni icyamamare mu mideri, umubyinnyi, umukinnyi wa filime Uwera Judy. Ese wakwibaza ni muntu kinwe nkuzaniye? Ni umukobwa mwiza cyane wahogoje benshi. Yitwa rero Uwera Judy, ni umwe mu bakunzwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, n'abahatari cyangwa se n'abatari bake kuri Instagram, TikTok, YouTube n'ahandi wahamusanga. Uwera Judy rero ni umunyamideri, umukinnyi wa filime, n'umubyinnyi udasanzwe kandi yakunzwe cyane rero binyuze muri filime Secret Love n'izindi zigiye zitandukanye. Uwera Judy rero uzwi ku mazina ya Uwera Judy nk'ibisanzwe, yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu mwaka w'2002. Ni umwana rero wa gatatu mu bana b'iwabo. Amashuri yisumbuye rero yayasoje 2022 mu ishami ry'ubukerarugendo. Ni umunyamideri winjiye no mu bucuruzi kuko afite n'iguriro ryo kuri internet yise Judy Store Official. Ni umukinnyi wa filime warabonye iyiswe urugo rwanjye Secret Love, zose yazigaragayemo kandi yazitwayemo neza, zamugize icyamamare. Mu mwaka rero w'2022 ashoje ayisumbuye, ndavuga amashuri, amaso ye yayahanze imbuga nkoranyambaga. Uwera Judy rero nibwo yatangiye gukoresha izi mbuga, habura umwaka umwe asoze amashuri ye. Yabikoraga rero nk'uwishimisha, nyuma bihindura akazi kugeza n'aho atangiye kwamamariza ibigo bikomeye hano mu Rwanda. Akavuga ko rero yatangiye gukunda gukina filime yiga mu mwaka wa mbere wayisumbuye, ari nabwo yatangiye kwandika no kuyobora amakinamico muri ARG yo mu kigo yigagaho. Mu mwaka rero wa 2019 nibwo yatangiye kugaragara mu mafilime gusa. Muri iyi izo yakinnye nta n'imwe yamenyekanye. Nyuma yagize amahirwe rero yo gutoranywa mu bakinnyi bagomba gukina muri filime zirimo Urugo rwanjye na Secret Love. Izina rye ryamamara gutyo. Judy rero akavuga ko yinjira muri sinema yashakaga guhinyuza abavuga ko bisaba gutanga ruswa irimo n'igitsina kugira ngo bakunda bagiye aho bagera, kugira ngo bakunde bagire aho bagera. Yongera kandi no kumenyekana ukiri muto ari byiza kuko bitanga akazi, gusa uba ushobora no gukuramo indwara y'agahinda gakabije, kuko uba ubona ibintu abandi bagezeho wowe utarabigeraho. Uwera Judy rero anagaragara no mu ndirimbo z'abahanzi abo bita Vixen. Abarebye indirimbo Fine ya Juno Kizigenza na Shemi yayigaragayemo. Amakuru rero akavuga ko kugira agaragare muri iyi ndirimbo y'umuhanzi aba agomba kwishyurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 400 kugeza kuri 700. Kugira ugaragare mu ndirimbo y'umuhanzi uba ugomba guhembwa amafaranga 400 cyangwa se 700 amafaranga y'u Rwanda. Nk'uko rero umuyobozi w'amashusho witwa Gadi yabitangaje, n'ayo mafaranga agomba guhembwa. Urumva ko yarayinjije. Nawe witinyuke, wenda tuzabona hari uwakurembuje cyangwa se uwagushyize mu ndirimbo ye. Igaragaze rero
ko kwigaragaza niyo ntangiriro, ubundi icyizere, kwiyizera nabyo bizagufasha kugira icyo ugeraho. Amateka rero ya Judy mu ncamake yari ayo ngayo. Judy wa mukobwa mwiza ukunzwe kuri TikTok. Ubwo rero nawe ubaye uyumvisha cyangwa se urebye iyi video wakora cyane ukigaragaza, nta wamenya nawe byaguhira. Murakoze cyane rero, yari Claude nk'ibisanzwe, twidagadure show ibirimo cyane. Kanda subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha, dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.